Tubahaye ikaze mwese mukurikira Radio Isango Star. Uyu ni umwanya mwiza wahariwe ikinamico y'uruhererekane yitwa Uruhuri mugezwaho na Ishya Culture Troupe. Iyi kinamico igamije kugorora, kwigisha no guhugura hagamijwe iterambere rirambye ry'Abanyarwanda. Duherukana Mutoni yabonetse. Gabiro na Yvette bakomeje umushinga w'ubukwe. Naho Soreye we ngo arashaka gutererwa ivi. Ese uyu munsi biragenda bite? Ntabatindiye, reka mukurikire umukino. Ariko mama, Karame, watekereje ute kudusohokana koko? Uretse ko mama ni mugenzi wawe se? Erega mama arasirimutse mako. ariko mwarasaze mwa abana banjye. None se numva kubasohokana koko umubyeyi wanyu ni ibintu byanjye, mba numva rwose nanabasohokana buri munsi. Ahubwo nahoze ntekereza ko uyu munsi waba ari wo mwiza cyane ko ari umunsi wanjye w'amavuko. Sibyo Kaga? Erega ndabakunda abana banjye. Natwe turabakunda mama. Ahubwo mama. Karame. Aha ni hamwe Shami mukora. Ese mwe hano? Yewe, usko nigeze kurabuka umuntu usa nkawe. Aha, Kaga. Ubaye kisa. Ntacyo da, urambabarira. Kamuvuze nk'aho hari akantu mu nkinze. Reka da, ma ntacyo. Ahubwo reka mbasige gatoya ndaje njye ku toilette. Toilette se na telefone yawe birahuriranye cyangwa nta rezo zihari? Ndaje rata mama, nanyoye fanta nyinshi pe kandi na phone nyitabye ndumva nta kibazo. Igendere rata sheri, rekana n'icyo gisaza cyawe. Ariko Kaga, ndakumva cyane mama. Sibye ko nanze kubikubaza mushiki wawe araha, umvaga nazi ko Shami makora hano. Ni wampaye hand sanitizer igihe ninjiraga. Igihe wari kiri gufunga imodoka, nahise mubona hakiri kare. Ahubwo se nkibarize. Mbona ukabura amahoro, ubundi bimeze bite? Mabuja bimeze bite? Ni sawa ndakumva. Umva wakiriye abashyitsi se ndavuga nyine muramukazi wawe na nyoko bukwe. Ngo iriya famiye uzashakamo se ntabwo wayihaye keya? uraje. Nusano ni wanye ngo ndabakira birenze. Ariko numva bagusanze ari mu bwatsi bwawe cyane ko muri iyi minsi turetwe ba boss. Oya yewe mperuka binjira na hamwe n'abandi bakiriya. Cyo nzi nuko bamakagabana amaye hand sanitizer. Nyine ibyo gusa. Nakuri wa kandi nabwo impamvu nabikoze nuko wa musaza atarahari. Yari yasohotse gato nyine. Ko bakabizakugora. Ariko se gute? Utazi gutanga kiyumba ahubwo we. Numiwe ndongera ndumirwa mugani wawe. Ageze gute kandi umijwe n'iki? Uriya mugore bwa nawe nkubaca inyuma. Umva ubonye ko nturi mugore ari mwiza. Mama bakagawe ni mwiza cyane pe ni mwiza. Abagabo cyakora reka nkubwiye. Sinzi ahantu nkuba kuri uriya mutima wo kumuca inyuma we. Abagabo nimba ari kuri abatanyurwa ijuru bazaryumva mu matangazo. Ukubyumva byo mu matangazo. Biko umugore amabuno uruhu rwiza inzobe yewe Mana yawe. Noneho kuntareba. Arugusha bamuterekera ari amaso ntanyurwe koko. Abagabo ni ba nta munoza. Nkuba ni mubi kabisa ahubwo bari nkubizanura kabisa. Hari ahicaye ikigabo. Cyakomeje kwitegereza mushiki wa Kagabo ndakireba. Mwana nawe ni igisukari rega. Nawe utarabye indimi rwose nabonye ari mwiza. Oya nukuri siko nakibonye nkumva nagenda nkagikuramo iyo kotsa. Koko Mana yanjye nese utangiye kumufuhira. Uriya ni umwana waramubyaye ariko akiri mutoya. Ariko gusa abantu bose babana bazajye babura kumenya ubwenge. Ahubwo nigikomeza umva nkubwire. Ngize icyo ndi bukuri. Kubanza ukunda urugo rwose atari Kagabo wenyine. Si ngura n'umwana yewe. Yego koma numva. Njye rwose sinzi ikibazo ufite ahubwo se kandi urasaze. Ikora usibye ko kereka niba amaso yanjye ako ndi kubona mwana musa. Uriya mukobwa uriya mukazi wawe mushiki wa Kagabo. Kuse noneho we mama rwose abantu bose ko nzi ko bajya bavuga ngo turasa ubwo nta bintu birenze. Amubwire sa y'icupa mushiki wa Kagabo murasa pe wagira ngo muravukana. Mva gusa nyine birasanzwe abantu bajya basa n'abantu basigaye bavuga ngo turasa ahubwo nje nawe koko bo baravangiye cyakora ahubwo nshingiye ku kuntu usa na mushiki washobora kuba ari impamvu Kagabo yaguyemo. Ahubwo se wagiye kwakira bari abantu koko nowe abahese bariya baje binjiye.
ariko se mani uyu munsi twagize n'abakiriya benshi rero kandi abaseriveri nabo sinzi ibintu barimo kabisa. umva reka tuzigabagabane n'ano matebo kuko ndabona nta kundi byagenda n'ubundi abakiriya byo ni ibyaguye uyu munsi. shaho mugani reka tuyagabane tubafashe abakiriya bose tubiteho kuko rwose twaba turi mu mibare mikeya. erega na bose gusa zakwizeye. wana kora nk'uwikorera ubundi iterambere rijojobe cyane rwose. bare shebi nyuma mbona tuzanayegukana se bose azagaruka. wimbwira ubundi azagaruka twarambutse nkaho yabidusize mu biganza ntabitubwire rwose mbona yarabitwegura ngo dutangire twisanzure reka dutange keya mwana abakiriya bajye biyongera nkaho turi kwikorera kabisa. mwavugaga ibiki se ko mubonye mukahita muceceka? ahubwo se batinze hewe uzikurune nagize ngo waguye muri toilette. aha erega mama we makumi ntabwo muzi uzi yageze imbere ya Emiriwari kuyivimera bari ikibazo. ariko se Maria kuvuga no gutaruka yego wowe na Simbi kwangwa nibura muri kurebana neza no kujijisha ubundi se biramubuza kugumana ingeso ze wagiye ureka koko ariko nawe ujye ubabarira uko mubona arasa nuza guca bugufi kagusaba imbabazi. turi duratangiye nabonaga mu kanya rwose imbere y'abashyitsi atashaka kukurekura. akashani bya bindi by'abagabo n'abana b'abandi ntubazi. nyamara nabonaga wagira ngo niba abana bagihararanye rwose. yego imva icyo ashaka ndakizerega ngo ushaka inkagira ati aryama yeza ati wabimenye urumva kuva yaza ntacyo ndamupimirerega nerekere vure ngatuza bugacama babarira kuko no muri iyi minsi shasigaye numva kabisa sinzi kandi usibye n'ibyo sinizeye ko ari muzima buriya namusabye kubanza kwipimisha ndetse akanyemerera ko atazongera kunca inyuma ariko ntabikozwa. ibyo byo kwipimisha byo neje ubundi yabipfuye na mushuti we ntawumenya rwose. yego ibaze ariko Maria kuki utakiboneza urubyaro erego cyari muto. byo birandeba koko nyamara wasama isaha n'isaha jya wibuka ko washatse ukiri muto rwose dore abana be barakuze kandi neza uzi ko wagira ngo ni barumuna bawe. insetse ndumva wajya kuboneza urubyaro rwose nzanaguherekeza cyangwa urashaka akana kazagushajisha. sha mu by'ukuri mfite imitima ibiri nkurambwira ko washyizemo umwana wa gatatu undi ukambwira kuboneza urubyaro ariko sinzi nawe Simbi kangwa we sha ntacyo namupimira ataripimisha umukobwa wa mama nuko ndi kuko ntabwo rwose nashyira ubuzima bwanjye mu kibazo cyangwa se mu kaga rego uriya mugabo agenda henshi aho kuma yagubwo niho nzi gusa ahandi ho sinzi ibyabo. Maria ibyakubabaje ni byinshi twanyuranye muri byinshi pe shaka kuva kera ariko ubu ufite ubuzima umaze kwiyubaka ntabwo rwose nakugira inama yo guhubuka. oya kandi ndizera ko muri bubiganireho bigakemuka neza rwose. natipimisha umwihorere ndagushyigikiye rwose. nicyo ngukundirerega ntabwo ujya unyoshya ntabwo ujya ushoka pe atipimishije ntacyo namupimira aho naranzuye rwose pe yewe reka ntahe umva kurotire kugira ngo ntabwo bwije we umva gusa wakoze kumfasha guteka wakoze kumfasha kwakira abashyitsi ntabwo nari kubivamo njyenyine ariko binyibutsa tukiri bato ariko imyaka iragenda koko winshimirerega mba nikorera si nka yose se nawe wakoze wari ukeye usa neza cyane nuko urakoze rwose nagusezeranyije kubera umuvandimwe nibyo aruke abizi ntawe umenya urakoze agata gukuraho ijisho urakoze rwose. ariko se sheri ubundi ko bakubwirira ibijyanye no kubana nkabona ntabwo byitayeho bite? erega ntabwo ari uko ntabyitayeho sheri kandi urabizi ko ibyo mbwira ndabyumva pe kandi nicyo gihe. none se habura iki? urabizi ndabura igihe gito mu mazi nsoza ishuri sibyo? ariko se sheri ubundi kubizi ko ngukunda kandi nta kibi nkwifuriza ubona tubanye wiga icyo byaba bitwaye. aha sheri ubu nadikomeza koko tubanye washiduka birangiye nkicara akana kakaba kajemo ariko humura no sekondo wawe naho nenda kujya pe habe. reka nkubwire sheri urabizi ntabwo nabangamira amahitamo yawe pe ariko nyine buriya turi kumwe ni ukuri ko nagufite gihe birambangamira pe.
nanjye rero ni uko nanjye ni uko pe birambangamira kandi urabizi ko ari we rukundo rwanjye. ese sheri ngaho mbwira nakora iki kugira ngo ibi bintu bibe? erega ntacyo uretse kwihangana nkabanza nkasoza ishuri nkiga bikava mu nzira ubundi tukicara tukabiganiraho neza. ariko sheri sinkubeshye pe mfite ubwoba. ibyo nawe umenya yambwiye ndumva binkomanga ku mutima pe. ubundi ubu uriya mugore aho yaba yarantuburiye uriya mwana atari uwanjye. kaho twahuriye hahuriraga n'abandi benshi ra. abana banjye bose basa n'abashiki banjye. naho uriya we nta gashusho kanjye afite namba. yewe no muri wacu nararebye amatwi amazuru umunwa amaguru ibirenge reka da ntayo wacu n'umwe basa. umwana narinze mvayo atanamamagara ati papa ubu se nemere mbe kwizima njye kwipimisha no kwisiramuza. oya ariko si uwo mugore ntiyazanyuzamo ijisho kokora akanjye kashobotse. ese ubu nsanze ndwaye nabigirane koko nazibambwa nzerekeza hehe ko nigenje. ese uri kuvugana nande ko abashyitsi bose reka da ntawe ariko se umva sinzi ibyawe urakinga njye ndi kumva rwose maze no kunanirwa pembe ugiyemo. usigaye wivugana ntiwari kumpa akanya tukaganira koko? simbika byose twarabiganiriye. ariko se Mariya kuva nagera aha rwose ntundeba. umva turaryama ukareba ku ruhande. dore twiriwe neza sibyo? abantu bose batashye bishimye ko twarebanaga neza. rero mbisubiremo utaripimisha ngo unandahirire utazongera kunca inyuma niri na rimwe habe no mu nzozi habe no kubitekereza ubu nyibagiwe. ese ubu koko imbere y'abashyitsi nzajya nishushanya nyamara no kugenda koko ntunangirire impuhwe. mukobwa wakowe nyamuna karame nuko bimeze. nyamunerega hano amagara araseseka ntayorwa. nyine ibyo ndabyumva ariko ro Mariane mugore mwiza urabizi ndagukunda ndakubaha ariko ntabwo abo uvuye amazi twese ntabwo twasiga abana musozi. nimba wiyemeje gupfa genda upfe wenyine ariko ro nibura njye nsigare. Mariane rwose wintererana dore umwana wacu yahuriye n'ibibazo iyo hakurya atava hatwumva tukamwongerera ihungabana kandi wibuke ko abaganga na rebo batubwiye ko tugomba kumufata neza kuko atarakira ihungabana. ibyo rero ni byiza nibura ndumva urimo uragaruka mu murongo. tutiteza umwana rero tukiteza n'abaturanyi basize babona ibintu bimeze neza. reka dutuzanye ngiye mu buriri uze kuza gukinga. ariko si ubwo Mariya ntese nanjye nze ntubizi ubiri ijoro ndarara nabi koko. ku muyaga se warara gute? akomero ni amavunja gusa mutoni yasinziriye. naho ibyo nakubwiye n'uyu munsi narabigusubiriyemo ntacyo nenda guhindura utarabikemura. ugende ubisiramuse ugende wipimisha kiriya kinyagwa ntabwo cyangeraho uramuke. sore mushiki wanjye urabizi mu bavandimwe banjye bose nitwisanzurana ariko muri iyi minsi simbizi warahindutse ntushaka kumvugisha yewe si njye nyine n'abandi bose ntabwo ushaka kuvuga kubera icyo utanezerewe. shabro bireke ndumva ngiye gusara pe neza Gahire namubuze hashize icyumweru umuhamagara Gahire ntashaka kunyitaba ndamwohereza message ntasubiza nk'ubu se ndabigira nte kuko. yego nyine ndabyumva ufite impamvu yo guhangayika. ntabwo twamaraga nibura umunsi tutavuganye nk'inshuro nk'eshatu nizo nkeya. none icyumweru ndakubwira ko icyumweru gishize ndamuhamagara ntanyitaba kandi telefone iriho ndamwandikira ntansubiza. ari nkawe watekereza iki? twari dufite ubukwe twari turimo gupanga ibintu by'ubukwe ndatwite ntwite indaye none ugize ngo iki ngo yabaga bari gutegura ubukwe cyangwa bafite ibindi bintu bahugiyemo akenshi usanga bafite stress badashaka gufata telefone cyangwa se akaba ari ibyo uri gukeka telefone barayimwibye. icyo nzi cyo nuko atabigukora kandi nta mpamvu yo guhangayika. uzareke dufate umwanya tugenda hatuye tumusure turebe ikibazo yaba yaragize tumenye n'impamvu yamuteye kumara uyu mwanya wose turakuvugisha. ngaho rero ngwino ku meza turye dore murumuna wacu yari amaze gutegura turebe ko wagarura imbaraga
wongere wishime ugaruke muri mudu nziza rwose. mwaramutse abaha. mwaramutse neza, ni kare bicara aho muze. murakoze, ariko se mwamumeze neza? Yego tumeze neza, nawe umeze neza? Ye ndamahoro. Uzi impamvu twaguhamagaye hano? Oya, ariko mwambwira da. Ibyo tugiye kuganira ndakubaza kandi nawe umbwiza ukuri, kuko iperereza ku byabaye ku mwana wawe rirakomeje. ngo iperereza? None se sinari nzi ko ubwo yabonetse iperereza ryarangiye afande? Oya, iperereza riracyakomeje, rizarangira dushyikirije ubutabera buri wese waba yaragize uruhare mu kubura no gufatwa ku ngufu k'umwana wawe. nawe ubaye urimo twakujyana. Njyewe reka da, njyewe rwose ndumva ibyo bintu ntawe mpuriye nabyo. Umva muze, mbwira uko wowe n'umucuruzi witwa Kabera muziranye. Ngo Kabera? Mariya, kanguka nkubwira ariko. Ntabwo usimbika aho wahereye kugira ngo nuko ntakumvise. Ariko se ndukira nkubwire. Mva rero nkubwire, babare rwose nisinze n'umwana atavanga atwumva. Bo, iki? Akaba kita agakingirizo. Ubundi wageze aha ngaha gute ko nakubwiye gutera umwanya wawe nanjye ndi hano urashaka wiki koko? Ariko se Mariya, kandi reka nkubwire. Waciye inkoni zamba koko. Nuko ro kwiteza abana. Genda byuka nigire muri salo. Ako gatindu kawe k'agakingirizo kajyane ntako nzi gukoresha sana ko nigeze nkoresha kajyane wamvanye wacu ndisugi ibyo bintu sinzi no kubikoresha. Kiza umwanda. Umva se Mariya. Iki? Urumva? Ndetse nagiye kugisha inama ntawe umenya. Ariko yemwe. Nuko arangije. Arakubwira ngo ako kantu uzakazana. Arambwira ngo nzaze gukora isuku. Wayikose? Gukora isuku se ntabwo uzi byari byo nyine. Aho kujya kwikebesha. Wabikoze se? Reka babambwiye ngo birica. Ariko ubundi ntawe umenya ngo iki. Umva none se ukamushaka wiki? Nyine ntawe umenya yambwiye ngo kano kantu ngo kabasha kudukingira twese ngo mu gihe nyine wawe ikeka ko ufite ikibazo. Icyo kintu ntabwo cyangerera mu mubiri. Mariya ahindukira. Ntabwo nahindukira mukomeza. Ariko umugore mwiza ahindukira. Ndasohoka. Iki gice umaze kumva icyanditswe na Gisa Fausta, kinonosorwa na Baganizi Olivier. Uwafashe amajwi na Aloyizi Bazambanza, naho watunganyije umukino akaba n'umutoza w'abakinnyi ni Baganizi Olivier. Mwakoze mwese kubana natwe, ndizera ntashidikanya ko mwanyuzwe n'uyu mukino. Niba wifuza kuduha igitekerezo watwandikira ku mbuga zacu zitandukanye. Kuri Instagram ni Ishya Culture Troupe, Twitter ni Ishya Culture Troupe, Facebook naho ni Ishya Culture Troupe, YouTube naho twitwa Ishya Culture Troupe. Waduha kandi ubutumwa bugufi bw'igitekerezo cyawe kuri WhatsApp kuri nimero 0788 41 77 56. Ikinamico kandi iterwa inkunga na Isango Star. Njyewe na Jackie Nishimwe, naho ubutaha mugira amahoro.